Ndabasuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu abantu benshi bagiye bumva bagasoma bakakivuga ku mbuga nkoranyambaga, ariko bake bafashe umwanya wo kucyinjiramo mu buryo bwimbitse. Ni Pi Network. Ariko si Pi Network yo kuvuga gusa, ni Pi Network mu kuri kwayo, mu mizi yayo, muri framework yayo, mu nyandiko zayo zemewe, muri codes zayo, nuko ibyo byose bihuzwa bigahinduka execution ifatika. Iyi si video yo gucuruza inzozi, si yo guha abantu ibyiringiro bidafite ishingiro, ni ikiganiro cyo gusubiza Pi Network aho igomba kuba, ku rwego rw'ikoranabuhanga, ku rwego rw'inyandiko, no ku rwego rw'ibikorwa bifatika. Mu gihe hari abavuga ko Pi ari scam, abandi bakavuga ngo Pi ni future, uyu munsi reka twibaze ikibazo gikomeye. Ese Pi Network ifite icyo buri mushinga ukomeye w'ikoranabuhanga ugomba kuba ufite? Ifite framework yumvikana? Ifite white paper ifite ishingiro? Ese ifite code zigaragara? Ifite ibikorwa bikorerwa koko atari amagambo gusa? Ibi nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Iyo urebye kuri iyi foto iri muri screen ubona ibintu byinshi bifite igisobanuro. Hari white paper ifunguye, hari GitHub irimo code, hari Pi browser nk'aho ibikorwa bibera, hari ibimenyetso by'ikoranabuhanga nka AI na blockchain, hari n'ifaranga rya Pi rigaragara nk'ikigamijwe. Ibi byose si decoration, ni ibice by'ingenzi bigize framework ya Pi Network. Reka dutangire twibaze, white paper ni iki kandi kuki ari ingenzi? White paper ni inyandiko yemewe isobanura icyerekezo, intego n'imikorere y'umushinga. Muri Pi Network, white paper isobanura neza impamvu Pi yashyizweho, ikibazo ishaka gukemura n'uburyo ikora. Pi Network yavutse igamije gukemura ikibazo Pluto nyinshi zananiwe gukemura, kugera ku bantu benshi. Mu gihe Bitcoin yasabaga mining ihenze, Ethereum igasaba ubumenyi buhanitse, Pi yo yaravuze iti byagenda bite Pluto igeze ku muntu usanzwe ufite telefone? Ibi si amagambo yo kwamamaza gusa, ni ikibazo cya design na philosophy. White paper ya Pi igaragaza ko Pi yubakiye ku gitekerezo cy'uko agaciro k'ifaranga katava gusa kuri scarcity cyangwa uko ifaranga riri rikeya, ahubwo kava ku bantu barifite nuko barikoresha. Iyo white paper uyisomye ubona ko Pi itigeze yiyamamaza nk'ifaranga ryo gutunga, ahubwo nka ecosystem yo gukoreramo. None se white paper yonyine irahagije? Igisubizo ni oya. Aha niho GitHub izira. GitHub niho umushinga w'ikoranabuhanga ugaragariza isi yose code zawo, aho abahanga bashobora kureba, gusesengura no kunenga. Pi Network ifite GitHub irimo code zijyanye n'ibice by'ingenzi by'umuyoboro wayo. Ibi ni ingenzi cyane kuko scam nyinshi zitinya gushyira hanze code zazo kugira ngo zitagaragara ko ari scam. Kuba Pi ifite GitHub bisobanuye ko hari aho engineering ibera kandi hazwi, aho ibintu byubakwa kandi bikubakwa mu kuri, kandi aho ibintu bigeragerezwa nanone bigahindurwamo ikintu gikomeye kigamije iterambere. Icy'ingenzi kandi ni uko Pi Network itihutiye gushyira hanze ibintu byose idatekereje ku mutekano n'ingaruka zabyo, ari nayo mpamvu hari code zidashyirwa hanze zose icyarimwe. Ibi si uburiganya, si uburyo busanzwe mu mishinga yubaka infrastructure nini. Abantu benshi ahangaha baribaza bati, ese kuki Pi itihutira kujya ku masoko? Ariko ikoranabuhanga ryo kubaka ubukungu bw'abantu barenga miliyoni 100 ntiryubakwa mu mezi make, ahubwo aba ari urugendo rufata igihe kandi runasaba ubwitonzi kugira ngo buri kimwe cyose gikorwa ariko habanje kureba feasibility yacyo, kugira ngo umushinga uzarusheho gukomera kandi abantu bazakishingikirize, kandi kiba ari ikintu kizamara igihe kirekire, kizaramba, kitagiye kumara amezi 2, 5 cyangwa se umwaka 1, 2, 3 gusa. Ikindi kintu kigaragara kuri iyi foto ni Pi browser. Pi browser si app yo gukoresha kuri internet gusa, ni urubuga rwa ecosystem ya Pi ikorera, niho application zubakiye kuri Pi Network zinyura, niho Pi Wallet ikorera,
niho ibikorwa by'ubucuruzi, imikino, serivisi zitandukanye zishobora gukorerwa hakoreshejwe Pi. Iyo tuvuga execution cyangwa gushyira mu bikorwa, aha niho gushyirwa mu bikorwa kwa Pi bigaragarira. Umushinga uvuga byinshi, ariko udafite aho ukoreshwa mu buzima nyabwo, uba uri mu magambo gusa. Pi Browser ni ikimenyetso cy'uko Pi yatekereje ku ikoreshwa rya buri munsi, atari kuri trading gusa. Ibi ni ibintu bike crypto nyinshi zabashije gukora neza. None se framework ya Pi Network ni iki mu magambo make? Framework ya Pi igizwe n'ibintu bine by'ingenzi. Cya mbere ni abantu, aribo community, ikoranabuhanga, blockchain na code, amategeko n'umutekano, KYC na compliance, icya kane kikaba ikoreshwa rifatika, apps n'amatransaction. Ibi byose bigomba gukorana. Ntushobora kugira blockchain ikomeye idafite abantu. Ntushobora kugira abantu benshi badafite umutekano. Ntushobora kugira ikoreshwa rifatika ridafite amategeko. Pi Network yahisemo inzira igoye kurusha izindi yo kubanza kubaka community nini, hanyuma igakomeza ikoranabuhanga mu gihe yubahiriza amategeko. Iyi nzira niyo ituma Pi itihuta nk'andi application cyangwa izindi projet za crypto, ariko nanone ikaba ishobora kuramba kurushaho kuko buri kimwe cyose kiba cyakozwe mu bwitonzi. Hari abavuga bati Pi nta value ifite, ariko agaciro k'ifaranga karubakwa, kamanuka ngo kave mu ijuru. Bitcoin yamaze imyaka myinshi nta gaciro gafatika ifite. Itandukaniro ni uko Pi yagerageje kubaka ikoreshwa mbere y'uko igiciro kijya ku masoko. Ibi ni filozofi itandukanye. Pi irimo kubaka ubukungu bushya bw'abantu bose, aho umuntu atagomba kuba umuherwe cyangwa umunyabumenyi buhambaye ngo yinjire muri projet. Iyo urebye kuri iyi foto, ubona abantu benshi bari kumwe bafite amatelefone bareba ejo hazaza. Ibi si impanuka, ahubwo ni ubutumwa. Mu by'ukuri iyo turebye iyi projet tubona ko ari projet itandukanye n'andi ma project yose yabayeho ya crypto cyangwa y'ikoranabuhanga ariko ashingiye ku mari. Pi Network ni igitekerezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa guhera muri 2019 ubwo hari mu kwa gatatu tariki ya 14. Ni projet imaze imyaka igera kuri 7 irimo kubakwa, ariko nanone biracyubakwa. Icyo tugomba kumenya ni uko kubaka muri projet ya Pi Network bitazarangira. Gusa icyo abantu basonzeye ni uko babona mainnet ijya hanze, noneho ya DApp yubakiwe muri Pi ecosystem agatanga service. Iki nicyo kintu abantu banyotewe, ariko nanone iki kintu kigomba kugerwaho, ariko Pi Core Team yamaze kubona ko ibikenewe byose kugira ngo ikoreho firewall irinze mainnet, kugira ngo mainnet ijye hanze. Ariko ibyo byose Pi Core Team yamaze kubona ko yamaze kubigiraho, kuko irashaka gukora ikintu gitandukanye kandi ikintu kitagiye gusubira inyuma nyuma yo kukirekura. Muri make Pi Network si igitekerezo kidafite ishingiro, ariko kandi si umushinga wakagombye kwizerwa buhumyi. Ni umushinga ugomba gusomwa, gusuzumwa no gusobanurwa hashingiwe ku nyandiko zawo, kode zawo n'ibikorwa byawo. White paper irahari, GitHub irahari, Pi Browser irahari, community y'abantu bagira muri miliyoni 100 irahari. Ikibazo gisigaye si ese Pi izakunda igira agaciro, ahubwo ikibazo gisigaye ni ese wowe uzaba warabyumvise neza igihe bizaba bibaye. Ese uzaba warinze Pi zawe? Ese uzaba waramayininze buri munsi ku buryo uzaba ufite Pi zizagufasha? Ese ntabwo uzaba warakoze amakosa ku buryo account yawe cyangwa wallet izaba forfeited? Iki ni kigomba kwibaza, kuko amateka atwereka ko impinduka nini z'isi zitangira nk'ibitekerezo byasuzugurwaga. Pi Network ishobora kuba imwe muri projet nyinshi zasuzuguwe, ariko framework yayo irahari kandi ikwiriye kuganirwaho mu buryo bwimbitse butari amarangamutima, ahubwo bushingiye ku kuri, ku ikoranabuhanga no ku bikorwa bifatika.